Yes, umunsi mwiza kuri wowe ukurikiye Star Galaxy TV. Tuba tuzinduwe n'amakuru menshi atandukanye tuba tuje kuba tuganiraho hano kuri Star Galaxy TV. Nyemerera rero nkwerekeze kuri iyi inkuru y'ubugome bwinshi cyane, inkuru idasanzwe, inkuru iteye uko nguko rero. Tariki ya 5 Nzeri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 ku bufatanye n'inzego z'ibanze n'iz'umutekano, RIB yafunze Kazungu Denis ukekwaho kwica abantu hanyuma akabashyingura mu nzu yakodeshaga iherereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Busanza. Afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane umubare n'umwirondoro wabo yaba yarishe ndetse na dosiye ikorwe ishyikirizwe. Ni inkuru y'ubwicanyi, abantu benshi ntago bari bakizi ko ibintu byo kwicana byahaba hari abantu bagifite imitekerereze nk'iyo ngiyo, ariko ndebera nk'uyu mugabo koko yitwa Kazungu, ndebera nawe rwose. Ari icyuka cyinshi cyane kinuka, aranuka cyane n'icyo ngo rero acukuye akazi yabajugunyamo. Bamwe bahacukura mugeze muhagerera? Oya, nta muturage bemera kuhagera. Namwe n'urwamira mugeze muri iki gitondo? Nuko twagiye twareberaga kure inyuma. Ibintu byakunukiraga. Byajyaga binuka mukabyumva? Byarazamutse biratunukira twajyana imbeba zapfuye. Arababye kingana cyanuka hari icyo cyuka. Byanutse kuwa kabiri. Tuvanga. So ahangaha rero niho kuri iyi nzu uvuga ko ari kwa pasiteri hakodeshwaga n'uyu mugabo Kazungu, bikekwa ko ngo yishe abaturage, abakobwa bamusuraga bakatakariza ubuzima. Nubwo kwagera bitakoroheye kuko urupangu rurafunze, kuhinjira n'ikibazo cy'ingutu, ariko ukihinjira uhita wumva icyuka kinuka cyane, ku buryo nyine byanze bikunze hari bamwe mu bari baramaze kubora. Abenshi mwarayumvise, ni inkuru y'umugabo witwa Kazungu Denis, ariko agenda ahinduranya amazina akita amazina, ni ukuvuga ngo quartier agezemo yitwa izina nyine, ashaka afite amazina menshi cyane. Uyu mugabo yicaga abantu ariko akabikora mu buryo bw'ibanga, akabataba mu nzu yabagamo, mu gikoni cy'inzu yabagamo, ariko ku bufatanye n'inzego z'ibanze hamwe n'amakuru yatanzwe n'abaturage, uyu mugabo nyine yarafashwe. Gusa nubwo ibi byabaye, icyababaje abaturage bo muri aka kagari ka Busanza ni iki ngiki. Yari yamurinze aragutya umuhogo, arambwira ati nyamara hari n'umutunzi umuntu w'umwicanyi. Umukobwa ntiyari arwambaye, amuhoriza kwa Mutwara Sibo. Ageze kwa Mutwara Sibo, Mutwara Sibo ahise ahamagara mudugudu baraje barabikemura, baranajyana no kumufunga, ariko nyuma y'icyumwe twagiye kubona tubona aragarutse. Ibyo rero birahura n'ibyo abaturage bavuga yuko bamwe mu bakora ibyaha bagenda mu nzego nyuma hakabura ibimenyetso bakagaruka. Mwumva byagenda gute? Ibimenyetso ntari amazina agenda avanga, kuko amazina afite amazina atandukanye. Cyo ni icya mbere, kuko urukiko ntabwo rwagenda ku izina nimwe kana kavango bwa mbere mu irangamuntu ye wenda asangamo yitwa Kazungu, none ya kabiri akaza yitwa Bosco. Cyo ni icya kabiri. Urumva urukiko nirujya gufata Bosco wakoze icyaha wa mbere, wa kabiri azaba ari umwere. Kazungu yagiye yica abantu benshi, dore ko imibare ikomeje kwiyongera. Ubu ngubu bamaze kubona abantu, bamaze kuba hamenyekana abantu 15. Ahanini yicaga abakobwa yatahanye, no kuvuga ngo abo basangiye mu kabari bakabatahana nyine, akabari bo yabagezayo akabakorera ibyo bakorera akabica. Abaturage bakomeza bavuga yuko bumvaga nyine abakobwa bataka, ariko bakagira ngo nyine ni kwa kwishima kwabo biri gutuma bataka. Uyu mugabo ngo yakoreshaga tekinike ziteye ubwoba, aho yatahanaga umukobwa ariko yabanje kureba niba uwo mukobwa nta gikurikirana afite, kugira ngo namwica hatazagira umuntu umukurikirana bakaba bamuvumbura hari. Ariko buriya iminsi iba ari 40, igihe nyine kirageze arafatwa. Bivugwa ko uyu mugabo Kazungu ubusanzwe yari umucuruzi mu mujyi,
bikaba rero kubera amakuru yatanzwe n'abaturage ariyo mpamvu yafashwe, akaba byamuviriyemo nyine, bikaba byatumye haboneka bariya bantu ahantu yabahambaga, ngira ngo murabona ni ahantu hateye ubwoba. Abaturage bose bari bifashe ku munwa, ni ibintu biteye ubwoba rwose. Ngira ngo ntabwo nari ko ibi bintu byaba bikiriho muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko barimo nyine abantu baba bagiye batwishemo bakora ibintu bibi nk'ibi ngibi. Uyu mugabo rero yakoreshaga nyine amazina atandukanye, hari abamuzi nka Kazungu, ariko aho yakodeshaga inzu, landlord nyine yakodeshaga inzu yarasiko ngo yitwa Jean Paul. Ngayo nguko nuko biba byifashe. Biravugwa ko imibare yabo yishe ishobora kwiyongera, nubwo nyine bivugwa ko aba 15 aribo bari kuboneka, ariko biravugwa ko imibare ishobora kwiyongera bitewe nuko harimo haragenda, bitewe nuko bari kugenda babona hano hantu yabaga ukuntu hameze. Ribu yatangaje iki kuri iki kibazo? Yenda kubera ko iperereza rigikomeza, harakurikiraho iki? Murasaba iki abaturage baturiye aho hantu? Abaturage ni ukubahumuriza, ariko tubasaba no kugira ngo waba afite andi makuru yabazi, ari abatuye aho ngaho, ari n'abandi bumva wenda iki kiganiro bari bazi Kazungu Denis, kuko ngo yari umucuruzi hano mu mujyi. Yari azwi hano mu mujyi, yaracuruzaga. Bakwegera sitasiyo ya Ribu ya Kicukiro bakaba baduha amakuru, ndetse n'aho yagendaga bari bamuzi, bashobora kuba bakwegera sitasiyo ya Ribu bakaduha amakuru, iperereza rigakomeza. Murakoze cyane Dr. Mbere yuko mbarekura, ese hari complaint cyangwa se ibibazo mwari mwazigeze mwakira kuri Ribu muri no minsi ishize by'abantu bagiye baburirwa irengero? Oya, ntabwo. We mu byo yivugira nabyo bigomba kuba verified, nuko ngo yarebaga abantu badafite ubakurikirana. Singaye nguko rero uko ibintu bimeze, ariko ni inkuru ibabaje, inkuru iri mu bugome bwinshi cyane. Abana barize, ababyeyi bifashe ku munwa, murabibona. Ngira ngo ni inkuru nyine yatunguye abantu benshi cyane. Gusa hari ababikekaga ko ari uko bimeze, ariko bakaba ntacyo bakora, dore ko Kazungu uyu nguyu yari umugabo nyine usanzwe, bari basanzwe babona muri quartier. Niwe muntu witabiraga ibikorwa, yaba ari umuganda rusange, akaba hari, yaba ari inama, akaba hari utamukekera ibi bintu. Ariko nyine final abantu nyine umuntu ni mugari nyine, nuko byagenze. Nitwa Kembrice Umugwaneza. Ngayo nguko uko byari byifashe kuri iyi nkuru, tuzagenda tuba updatinga n'ibindi bizagenda biza. Urabona nyine abantu bashobora kugenda biyongera, ariko kugira ngo uzabone nyine andi makuru, nimba utarakora subscribe yikore, hanyuma tujye tubana umunsi ku wundi, umenye amakuru agezweho, umenye ibintu byose hano kuri Stade Rwanda. Nitwa Kembrice Umugwaneza.